Mbanje kubasuhuza aho muri hose, amahoro y'Umwami Imana abane namwe. Dore Zaburi 5 wasoma mbere y'uko uryama, zikagufasha gusinzira amahoro. Zaburi ya 23. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Zaburi ya 91. Uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari wowe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma bigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwami ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Zaburi ya 51. Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Kuko uzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe. Byaberewe bityo kugira ngo uboneke gukiranuka nuvuga, kandi uboneke kuboneye nuca urubanza. Dore naremanwe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka. Uzahamenyesha ubwenge, unyejeshe zobu ndera. Unyuhagire ndaka umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undeme mu mutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemere. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Niko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, tunezererwa ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Ugirire neza i Siyoni nk'uko ubishimira, wubake inkike z'i Yerusalemu. Niko uzishimira ibitambo by'abakiranutsi, nibyo bitambo byokejwe n'ibitwitse. Nibwo bazatamba amapfizi ku gicaniro cyawe. Zaburi ya 27. Uwiteka ni we mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka ni we gihome gikingira ubugingo bwanjye. Ninde uzampinza umushyitsi?
ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri iyo ntambara nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azashyira hejuru ampagarike ku gitare, n'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambire ibitambo by'ishimwe mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Uwiteka, umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, waravuze uti, nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka, mu maso yawe ndahashaka, ntumpishe mu maso hawe. Ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya, ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye. Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye, ntundeke. Ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Uwiteka, ujye unyigisha inzira yawe, unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikira. Ntumpe abantera kunkora uko bashaka, kuko abagabo b'indarikwa barampagurukiye, n'abavuga iby'urugomo. Mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka. Mu isi y'ababaho tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Zaburi y'139. Uwiteka, warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, uba umaze kurimenya rwose. Uwiteka, ungose imbere n'inyuma, unshyizeho ukuboko kwawe. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira, kurasumba simbasha kukugeraho. Ndahungira umwuka wawe hehe, ndahungira mu maso yawe hehe. Nazamuka nkajya mu ijuru riyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu riyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja. Aho naho ukuboko kwawe kwahanshorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti, ni ukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ungose uhinduke ijoro. N'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa. Umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranyirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanga cyanjye ntiwagihishwe, ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, rega umubare wabyo ni mwinshi. Nabibara biruta umusenyi ubwinshi, iyo nkangutse turacyari kumwe. Mana, icyampa ukica abanyabyaha, mwabicanyi mwe, nimwumva aho ndi, bakuvuga nabi. Abanzi bawe bavugira ubusa izina ryawe. Uwiteka, sinanga abakwanga, sininubira abaguhagurukira. Mbanga urwango rwuzuye, mbangira abanzi banjye. Mana, ndondora, umenye umutima wanjye, mvugutira, umenye ibyo ntekereza. Urebe yuko hari inzira y'ibibi ndimo, unsohorere mu nzira y'iteka ryose. Amen.